Mwongeye kwirirwa umuhanzi nyarwanda uzwi izina rya Yampano akaba mu by'ukuri yitwa Uworizagwira Florien yongeye ata video hanze arimo gusambana. Ni ibitangaza. Umuhanzi bita Yampano wise Yampano uzwi ku izina rya Yampano akaba amazina y'ukuri ari Uworizagwira. Abantu barimo kuvuga se mana iryo rizagwa ni ishyano kuko ni umunyamashyano rwose. Uworizagwira nabona ikintu ryongera ryaguye. Uworizagwira ishyano ryongerera mugwira. Yampano mu minsi ishize habaye saga yuko hagiye video ye arimo gusambana n'uwitwa ngo umugore we bari mu buriri. Ifoto video ikwirakwira hose, ndetse bamwe bakaba ngo bafunzwe bazira ngo kuba barasakaje amashusho y'urukozasoni. Igihe byari bitangiye uwo Yampano w'ishyano rizagwira Florien yahise yicomokera yigira hanze. Gitangaje nuko kuba ari hanze yarahunze, twavuga ko yahunze ibyo byaha nubwo atafunzwe, ahubwo hafunzwe ngo abakora kwiza amashusho. Tukibaza ukuntu uwafashe ayo mashusho we nyiri ayo mashusho nta kihabaye, ariko yahise yihungira ajya hanze, abandi bo barimo kubunera. None ishyano ryaguye nuko nanone Uworizagwira Florien yongeye agasakaza n'amashusho nanone ari kumwe n'undi mugore. Uwo bari kumwe ntagarura, bari kumwe icyo gihe n'undi umeze nk'umuzungukazi. Urumva ko Uworizagwira Florien rwose ni umunyamashyano. Ishyano ryongera ryaguye, ni umunyamahano. Amahano yongeye yaguye kuko kumva gusohora amafoto, usohora indi ibibazo. Florien tubutse ko ari umuhanzi nyarwanda usohoye indirimbo, akaba yaramamaye cyane ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2025 ubwo ari mu gitaramo cya The Ben, aho yahawe stage akaririmba agahita amenyekana aho ngaho cyane ko yasanzwe azwi, ariko aho ngaho niwe wahise yubakira izina bituma azamuka cyane. Nyuma y'amezi rero nibwo amashusho yagiye hanze arimo gusambana. Uko bivuga ko we avuga ko amashusho yayafashe n'uwo mugore we, akajya muri telefone ye mode pass yayo yarezwe n'undi muhungu w'abana witwa Pazo. Akavuga ko Pazo ari we wiyohereje ayo mashusho agatanya kuyakora kwiza, akajya kuri ba Jihad. Tubutse ko ba Jihad bafunze bakagera bashyira mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'abantu bose bakayabona. Kandi mu Rwanda itegeko rihana umuntu ukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, ariko abantu bose bari bazi ukuntu umuntu akwirakwiza amashusho y'urukozasoni agafungwa, ariko wifatiye ayo mashusho bigaragara ko yafasha bishaka, bizi neza kandi bishaka rwose, ntawe umukiza gato we atajya mu bayakwirakwiza kuko aba yafashe. Ayafata se nk'ayamaze iki? Niba yafata ari kuyabika akibwa akanasohoka, nawe bakwiye kubibazwa kuko nta kuntu byumvikana umuntu afata ngo abone amashusho agenda abone ishusho riza umuntu yarimusaba akarimuha ngo nawe arebe, uwo muntu agahanwa. Ariko uwo wateretse kamera hariya, agatereka kamera akayisetinga, agakuramo imyenda, nta muntu umuhagaze hejuru, bagasambana bakareba ko amashusho yagiyemo neza, bakongera bagashotinga andi, uwo muntu aguma ari aho ngo yidegembya ngo ntabwo yakwirakwiza amashusho. Rero ibyo nibyo byabaye kuri uyu Yampano Uworizagwira w'ishyano ryagwiriye kandi rizagwira Florien. Akaba ari n'umwe bakayongeye yasohoye andi mashusho rwose yongera asohoka. Hano akayibaza ukuntu uwo muntu yaba n'ikibazo cya mbere kitari cyanya, akaba yongeyemo nanone yongeye lisansi mu muriro, yongera asohora andi mashusho. Umva ko ari indwara, niba atari ibiyobyabwenge abantu banywa, niba atari uburwayi, birababaje kandi birababaje rwose kubona umuntu n'ikibazo cya mbere kiba kitacyakangira akahita yongera agashyiramo ikindi kibazo. Umva ni ibitangaza bibi cyane, ni amahano arakomeye rwose. Uworizagwira Florien aya mashusho yagishyize hanze aho bivuga ko ari kabi Burayi, aho yagiye ameze nk'uturutse agahita agenda ku buryo butamenyekanye, igihe abandi bari barimo kubunera we yaba yageze i Burayi, aho asigaye arimo gukorera umuziki. Nubwo mu minsi ishize hari abantu bamwe bavuga ko yagarutse akaba afunzwe, ariko ntabwo ari byo. Uworizagwira Florien we rwose yibereye i Burayi, arimo kuryoshya ry'ubuzima, ariko nawe ntabwo yagaruka mu Rwanda, yaratinye ntiyagaruka mu Rwanda kubera ayo mafoto n'ayo mahano yose yakoze. Polisi ntitangiye mushakisha kuko ibyo arimo gukora ntabwo ari ibintu bizima, kandi tubetse ko hari ababizize bakaba bafungiye ayo mashusho we arimo kwenjoyinga akora n'andi, ndetse hari kandi bakaba bawunera kubera icyango cyo kuba barasakaje amashusho ye. N'ubundi amashusho ubona ameze nk'ushaka ko ajya hanze, ukumva nuko amashusho ya mbere yarafunyisha abantu, ariko akaba agikora andi mashusho. Urumva se utavuga ko we yifuza ko amashusho ajya hanze abantu bakirebera? Reka turabuza kugana kandi ribona y'ibijyemo ikurikirana umuntu kuko umuntu ibyo arimo gukora ni amanyanga, ni amafuti menshi cyane. Ubyihanganire rwose byaba ari ikibazo. Ariko ubundi abantu bafata amashusho yabo bari mu gusambana baba bagamije iki? Niba ari ibyo bitsina byabo bashaka kwerekana ko n'ubundi biba bitagiye guhunguka ngo bigendeye, bagiye babikora bikarangira ko batajya gutereka amakamera ngo barifotora.
bafotora berekana ngo ibitsina kandi ngo ibitsina byabo biba bikibariko ntabwo biba bigiye guhunguka ngo biveho baba bafotora ibiki